umunezero ku mutima no ku mubiri ku banyarwanda ndetse n'abanyamahanga mutugana. Delis Hotel tubafitiye amacumbi meza utasanga ahandi, bar, restaurant, tutibagiwe n'ihene yo mu muceri, sauna na massage, piscine nziza yakira abato n'abakuze, sale zakira inama, ubukwe ndetse n'ibindi birori. Tubafitiye n'ibibuga bya basket na volleyball. Delis Hotel duherereye ku Ruyenzi ugana kuri polisi, umanukira ku Kiliziya ni metero 15. Ukeneye ibindi bisobanuro reba nimero ziri kuri ekara yawe. Delis Hotel niyo nge nahisemo. Soni ubu si umwana aheruka kurya neza, hari akenda aheruka kwambara, ngere kundeke da ntiwambyaye, nawe wabyaye wananiwe kubarira. Ko narago uyu mwana ntabwo yambaye neza, umuntu w'inzobe gutya ubu ntiyari mwandeye imitsi. Icyawe ni ukunywa guhera mu gitondo kugera nijoro. Ariko mwizo wakanyoye urarinda uvuga gutyo ngo nambaye neza ngo ibikini biri. Ubu mva ku ishuri mu masaa 8 kuri ryazo nkajya kogosha nkafata tondezi nanabwira ari uko mfite gutwara. uri umwana uzi gushakisha kogosha uyu no kwishakira ariko higa amafaranga yawe. Yewe amafaranga mu kwanya yampaye ushakanye ngo amafaranga ugende ngo ayo ngo shaka ko ariye mishinga. Uzi imishinga mfite sha kwa amafaranga. Ese uragenda se tararebye no mu cyumba ntabwo wakumbuye. Natinda. Oya ntabwo uri butinde nyine nubwo hagenda nyine kuhitegereza byonyine. Ariko nyine bitarimo gutinda. Oya ntabwo tinda rwose. Nk'umuntu utitana. Nawe urabyumva ntabwo wagenda gutyo kame. Birumvikana. Ni 5 ndayikwemereye. Ikibazo. Kwirenza. Uyu munsi ntundari ruhande tangiye kungambanira. Ubu uzi kizagushobora, rimwe uzasanga inzu nayigurishije. Uzaba umpimye. Uzasanga inzu nayigurishije ngende n'umwana wawe none ndebaho usigara. Njya kwa muri etage. Urusambo gusa. Uba muri etage se ubwo bumbi magana ngahe nibwo buzakujyana muri etage. Nakuzagenda. Tangiye kubonyo ushaka amafaranga yawe ukayahiga none shanzana gutereterana nakurambagiriza byose. Ugomba guhiga amafaranga ukogosha ukiba. Nuse nzayahiga gute ntizi. Ngomba kwiga ngamenye ubu. Si ijuru wawe bivuyemo ugakomeza kogosha. Cyangwa nyako akajya rero kona faranganira muri rya koperative yawe. Nese papa reba uje wari twebwe twari. Twarije kurya. Herwa byihorera Imana izaduha amafaranga. Ntazaguturuka ariko Imana izaduha amafaranga. Merci. Merci beaucoup. Kireke nk'icyasinze uretse n'ikiryamura bureba. Ndayafata yose dore kuko Imana ejo nari jyumba azabafite. Mu bicecekere hari ninyabona nzatanga kujya kwishyura ishuri. Oya nta kibazo wembwira. Umuti nawukoresheje uko wawumpaye. Amategeko yose wamaye niwe nagendeyeho. Nawukoresheje hasi no kunywa nawe umwe. Ako kuva wumva nawukoresheje uko wabimbwiye. Dr. Byanze nta kintu kimwe ntakoze ariko byanze. Ewana kabisa wabugize neza uramutse. Byibura nimba ufite undi wampinduye. Wabugize neza. Kandi reka nkubwise ukuri. Ibi bintu nibiramuka bikunze kuko bigakora. Doctor, nzakugororera kuko uzamumpindura undi muntu. Ntabwo nshobora kuvugana nawe umwari ngo mwegere ntangire mukoreho. Mbizi neza yuko naramenya ko nakize cyangwa nyirwaye. Uri kumva igisebo naba ngiriye mu maso y'ukuntu cyaba kimeze. Okay. Nta kibazo reka ejo tuzabona nongo wume. Mbigerageza ubwa mbere n'ubwa nyuma. Sawa. Oya, mwiyorere uri yawe mwiyorere. Umwari
sereka reka akana kagezeho sibyo se umwana ese ko mbona utishimye mwana wawe gusima aka kanya umwana yabaturutse ese aka kanya umwana yabaturutse hehe ntiwabaye umugore reka nyine wenda nturabimenya ushobora kuba karagezemo ntubimenye ako humura mama iki se nyine urebye ese kutambwira umwana kutambwira hari undi nyuko uzabwira wambwiye ikibazo ufite umwana wavuze hamagare papa wese nibwo butubwire ntabwo ndatwita nyine se ni ukubera iki nyine nibyo nari ndi kukubwira niba utaratwita humura igihe kizagera utwite hari ikibazo ubu nicyo cyatangiye kukunanira ukangana gutyo ntabwo byakunda kubera iki se bitakunda ni ukubera iki umwana kuki umbwiye ngo ntabwo byakunda ntabwo turabikora ariko umwana uravuze ngo mwana ishobora byose ibi bintu narabivuze kandi uravuze ngo nta kintu urakora n'umugabo ariko umwana kubera iki nta kintu urakora n'umugabo ntabwo njyewe naraye amajoro ahangaha ntabwo twaraga twica ahangaha so yaryamye na musaza wawe nkarara nkwigisha ukuntu umugore yitwara mu rugo ni ukubera icyo utaratwita mbwira impamvu utaratwita ntabwo abikunda ko tubikora ntabwo akunda ko ubikora cyangwa uriya mugabo ni ikiremba uriya mugabo ni ikiremba narabivuze ariko njyewe narabivuze yuko ibi bintu byose ni isoko uba wagushyizeho agatunambwe ni uko gushaka umugabo ntabwo ari ikiremba mbese niba atari ikiremba ni iki nyine igihe anjyana yarambwiye ngo tubikore ndanga noneho byanze nawe nyuma mbishatse arabinyangira kugeza n'ubu ariko umugabo yaragusabye uranga urumva utankojeje isoni ese ko nari nifitiye ubwoba bwari ubwa mbere urumva utankojeje isoni ngereka mbanze nkubwire narakubwiye ngo umugabo iyo ugeze mu rugo niyo yaba ataragira ubwo bushake wowe umugore ugomba kugira ubwo bushake ukamwereka ko umukeneye ubwo se wumvaga ko urugo uzarwubaka gute wagiye kurya se no kuryama wagiye kurya no kuryama nari nifitiye ubwoba wari ufite ubwoba bw'ikizi njyewe ko naje kwa so nigeze ngira ubwoba ntabwo nakubyaye nkabyara na musaza wawe wowe wagize ubwoba bw'iki ntabwo ari wowe mbaza c'est quoi itegeko nshinga ryo mu rugo rwanjye niba bari kuvuga ninjiye barakomeza bakavuga ntabwo papa mwawagereka amahane ugira mwavugaga iki continuation ninjye mwavugaga oya papa twari turi kuvuga ku bijyanye n'aya mafaranga umugabo wanjye yaguhaye amafaranga urumva ikibazo cy'urugo kimeze neza ayahe mafaranga wawe yamuhaye ntabwo ari ibintu birebire ntabwo agushimira akaguha darokado ni ayahe mafaranga umugabo wawe yamuhaye amafaranga yo kuvugurura inzu ariko mani ishobora byose gushaka nabi ukanabyara nabi umwana wagiye kumwaka amafaranga yo kuvugurura inzu twigeze tuyagutuma kuri kurakara uriya mugabo afite amafaranga menshi umugabo utarigeze agukwa umugabo utarigeze agusaba ngo unaneshe ikamba nk'umubyeyi wakubyaye ugiye kumwaka amafaranga yo kuvugurura inzu nicyo cyihutira tuzaba tubikora twitonze nawe uzi ko iyo agiye kunsigira iposha amereza 5,000 umva ayo mafaranga yose ukuntu angana voici voilà problème amafaranga nta kibazo sibyo icyo mbona cyo ni uko muri iyi nzu nta jambo nkigiramo sibyo ntabwo urimo uravuga ko umugabo wari umukire mutware mwiza ngo usanga umukire mugenzi gusa mujye mumenya ko muba muri kumpemukira papa uri kumpemukira ako muhemukiye akantu k'agashimwe ni iki muhemukiye agashimwe se agashimwe wakoze iki wowe icyo nakoze se ni iki icyo nakoze ni iki
Abya umukobwa wanjye ngo nigekera. Umukobwa wawe noneho ni igicuruzwa washoreye kugira ngo bajye baguha amafaranga uko ubitekereje sibyo? Papa ntabwo ibintu bizarangirira ahangaha, ujye uhora ubizi ko ibi bintu bitazarangirira ahangaha. Ntabwo umwana wanjye ari itungo wagiye kugurisha. Kandi rero umukwe uri negera kwa umwana uranze umbereye nka so. Ma fille vendre, viens moi. Ça. Quoi tu dois se marier? Agira umuhanda mwiza. Papa rero nawe ukambwira ikintu kimwe. Ngagira ikintu bigira ukuntu ngenza si byose. Kigikize. Dore baguhamo amafaranga baguhaye sinayo. Nashani komisiyo ushaka? Ni nkangurije se? Mesi papa ngo amafaranga yose baguhaye nta nubwo reba Ntuzi na yawe. Ko se papa naruse n'ubakaga. Ndi ungiye umura mu mupira umwe reba umusatsi sinyiye gushesha hamwe. Fasi utangiye kuzana amagambo. Asema vuga ureka ko. Ubu ngubu ugiye kukabara uraza ninjoro. Unoze umuntu wese ugiye kwa fana agiye mu kabari. Ngaho imasenyi se. Nta mafaranga nta nubwo avunja. Si papa wambubariye ko. Asi doctor, iyi miti ukomeje kumbata koko idakora urabona nzabigenza. Iyi miti ushobora kuba idakora kabisa. None se kamaze gukora ikintu kimwe. Imiti ubona guhaye nibura. Hari ikintu wakoresheje? Nose nari kukoresha iki kintu. Wowe se? Narawunyweye. Nese wowe wenyine ariko. Nose nyine handi umuntu agomba kunywa nyine so umuhigo bari giye. Madamu se kutamuhaye wona. Ariko atabizi. Kuri ibyo bintu nari kubikora nego. None nkubwira ikintu kimwe. Uriya muti bisa ngo niba wonyweye. Urumva neza? Ukoreshe ushake nyine umuntu cyangwa urumva ufite umugore wisugina no gushaka umurongo. Nibura ugenda ugerageza. Ushakishe nibura umukobwa umenyera ibyo bintu. Ufate no miti ku buryo umubiri wawe ukoresha nyakukoresha. Ariko kunywa gusa ukagenda ukituramira ukemera gutya. Nta kintu byakugezaho. Afazari imwe ushaka indaya. Kuki? Ariko nukomeza kunga agenda ukicara ukituramira ukumva ko uzajya wirirwa ureba mugore wawe wisugi udashaka kugira ngo ukora hagasimbuka buretse nanjye wumve nkusobanurira. Igihugu haye se inshuti yawe se rega nacyo nyine nuko nshaka ibintu bye bigenda neza. Uyu muti genda ukoresha ariko numara kuwukoresha ubara kuri umukobwa wawe nyine ari isugi atakeneye gukora ibyo bintu, shakisha undi muntu ugomba gukoresha no muti. Ako se ngo maze ikintu cyo mubimbwira ngo uri inshuti yanjye ungira inama yo kujya mu ndaya ubwonko utekereza. Ariko ukeneye gukira. Nkeneye gukira ko nta nubwo nshaka gupfa. Uranyuhira ngiye mu ndaya kwica. Nisi ni gutumira ngo ngiye mu ndaya vraiment. Ese wanyeza amatukanyo. Nuvuga ngo ino miti ikeneye ku buryo wayikoresha ariko no mu biruka ukoresha. Yombi unono byumve neza. Ugakora sex. None se urimo urawunywa uricaye nta kindi kirimo kuwukoresha. Ufite umuntu wese udakeneye kumukoraho. Genda ibyo nkubwiye bari kubigenza. Umwa wambwiye ikibazo ufite ukarekera gukomeza kureba kuri kuntera agahinda. Please. Ufite ikihe kibazo? Moni. Wewe ni Mona Lisa. Nakusamva amabanga yose naherekera nkubikira koko urumvira ingira ryo najya kukuvamo koko. Shawe please wirira please. Ufite ikihe kibazo? Mbese turakomeza turire. Shambwira ikibazo ufite. Kari hano barabubwira. Okay. Ngambwira. Mona. Kuva nagera muri iyi nzu. Mfite ikihe kibazo.
nakomeje ngenda nanga kwihereza umugabo wanjye, nanga ko turyamana. Agera aho nawe arabireka. None ndagira ngo mwinginge ngo n'inshingano zanzanye nk'umugore nawe none byaribanye burundu. Ese ikibazo cyabaye iki? Ntabwo nshaka. Kubera iki? Wakoze iki? Ntabwo bikunda. Kubera iki se bidakunda? Ntabwo ibyo se basura mwiha kandi mubwira ko byanga. Moni, ushobora kwemera ko ntararyamana n'umugabo wanjye kuva mwashakana? Kubera iki? ndabyemera nakoze amakosa. Ubwa mbere naratinyaga, Ibyo birumvikana. kuko bwari ubwa mbere numvaga mfite ubwoba. Ndamwiyima, aranginga biranga pe. None najya aho mbishakiye nawe byaranze. Ese ikibazo cyabaye iki? Byaribanye, ntabwo bikunda ku mugabo. Nese afite ikihe kibazo? Ahubwo mbaza ngo ikibazo ni icyo cyago. Kuva mwashakana ni muraryamana? Ubu n'uvuga ngo uracyari isugi? Shavura Imana irakoze wanyuze mu buzima bubabaje. Imana irakoze, Imana irakoze.